Reka tubasuhuze tubifurize amahoro y'Imana kuri mwese mukurikiye Blessing Miracle. Tubifurize umunsi mwiza kandi umunsi mwiza w'umugisha aho muri hose. Imana ikomeze ibane namwe kandi mbifurije umugisha w'Imana kuri Blessing Miracle. Umugisha ukomeze ubabeho kandi mbakiriye muri studio za Blessing Miracle. Mbifuriza amahoro, mbifuriza umugisha, mbifuriza kwaguka, mbifuriza gukomera. Iyo nzindutse nifuriza abantu umugisha biranezeza cyane, kandi namwe mujye munyifuriza ubundi kuko hari ikintu gikomeye cyane Imana igiye gukora ku buzima bwawe, wowe unkurikiye, wowe turi kumwe. Dusenge twumve ijambo ry'Imana. Mana, ndagushimiye, uri Imana nziza kandi uri Imana ikomeye, ubereye hose icyarimwe. Ijambo ryawe ni imbaraga, ijambo ryawe rinduta ubukuru, ijambo ryawe ryabayeho ntarabaho, ijambo ryawe rirakomeye. Nanjye uyu mwanya nshimiye ijambo ryawe Mwami. Nyemerera ijambo ryawe rimbeho, nyemerera ijambo ryawe ringireho imbaraga, nyemerera ijambo ryawe ringireho ubutware, nyemerera ijambo ryawe ringireho ubushobozi. Guhera nonaha buri muntu wese ugiye kumva ijambo ryawe agubwe neza mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen. Imana ikumpera umugisha kandi umugisha w'Imana ukomeze ubane nawe wewe udukurikiye. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga muri Luka ibice 8 duhereye ku murongo wa 20, duhereye ku murongo wa 28. Haravuga ngo abonye Yesu arataka amwikubita imbere, avuga ijwi rirenga riti, duhuriye he Yesu mwana w'intama isumba byose? Ndakwinginze ntunyice urupfu n'agashinyaguro. Icyatumye abivuga atyo ni uko Yesu yari ategetse dayimoni kumuvamo. Niri jambo nshaka ko tuganira muri uyu mwanya rifite topic ivuga ngo Yesu agiye kubitegeka. Yesu agiye kubitegeka. Arategeka ibiki? Arategeka bya bindi bimaze iminsi bikuniga. Arategeka cya kibazo cyawe kiri ku mugongo wawe ndetse cyakugize imbata. Jambo nzanye uyu mwanya ni jambo rivuga ngo Yesu mwana w'intama w'Imana aje kubitegeka. Abitegeke ni ibyanjye, abitegeke ni ibyawe, abitegeke. Uyu Yesu umugabo uri serious cyane. Hari ahagera bikamusaba ko atanga imbabazi, hari n'ahagera akandika, hari n'ahagera agakubita. Mwibuke yageze mu isoko arakubita. Hari igihe umwanya umwe umuntu w'Imana aba intama, ariko hakagera n'ikindi gihe agaragara mu ishusho y'intare. Aya magambo sinzi ko muyumvise. Hari igihe abashumba tugaragara nk'intama umwanya umwe, ariko mu wundi mwanya tukagaragara nk'intare. Umwanya wo kuba intama uba ari umwanya wo kwicisha bugufi mbere y'abantu bose no gufasha, ariko umwanya w'intare ni umwanya wo kubicyaha, ni umwanya wo kubicyaha. Ndaje kubabwira ngo uyu munsi Yesu agiye kubicyaha.
ari bubicyahe ahagaze mu mwanya w'intama, arabicyaha ahagaze mu mwanya w'intare. Udemando skidemora adebeneho. Abanza nyahire icyo kibazo cy'ubugumba cyo kutabyara ufite. Abanza nyahire iyo ngwara imaze imyaka myinshi iri ku buzima bwawe. Mando wizini mando petit de rebando cycler. Abanza nyahire urwo rubanza. Abanza nyahire uwo murozi. Abanza nyahire uwo mutwaro umaze imyaka myinshi wikoreye. Ore bando sika. Abanza ucyahe. Abanza ucyahe. Uyu mugabo yari umugabo umeze nkawe, yari umugabo umeze nkanjye. Ariko umunsi umwe aratungugwa kugira ngo izo mbaraga zigufate. Zaragutunguye, ntabwo zaguteguje, zaragutunguye. Mama, kugira ngo uwo mwana wawe afatwa n'iyo mizimu, yaramutunguye, ntabwo yaguteguje. Yiza kuguteguza wari kuyirukana. Uwo mwana wawe uramukunda. Uwo mwana wawe atavuga, uwo mwana wawe atumva, ntabwo ibyo bintu wari warabiteguye, ahubwo byaragutunguye. Ariko nje kukubwira ngo Yesu aje kubicyaha kandi ufite amasezerano. Muririmbyi yararembye, mfite ibimenyetso birenga 4, 5, 6, 7, 8 byerekana ko Imana izatudebone scanto pefore drone. Uyu mugabo afatwa n'imbaraga z'ibisazi, zimwambura icyubahiro. Izi mbaraga iyo zaje ntizigutinya ngo warize, ngo wize makrara, wize mu Buhinde. No, izi mbaraga zaje ntizireba uburebure, ntizireba aho wavukiye. Narabwiye ngo mu ruho ntureba kavukire. Iyo washatse kuzuraza. Imana ishimwe. Uyu mugabo atungurwa n'umwuka w'ibisazi, atungurwa na za dayimoni ziramwataka. Ikintu cya mbere, zimwambura ubusa ku gasozi. Yambara ubusa ku gasozi. Turashima leta y'ubumwe yaciye ibisazi mu Rwanda. Iyo wasaze baragufata bakakujyana Indera, bakagutera imiti y'abasazi, ibisazi byawe bigatuza. Ngo nubwo tugeze mu kera wahura n'abasazi bambaye ubusa, bagahura n'abiruka, gahura n'abadamu bari bazime, badamu bikwerere bambaye ubusa, gahura n'abagabo bambaye ubusa. Ariko uyu mwanya y'ibisazi bigufashe bahita bakwirukana Indera. Turashima leta yacu y'ubumwe, ifata abasazi kabajyana ahantu ikabicazayo. Uyu mugabo ibisazi biramufata, yambara ubusa. Abantu bose barabimenya, ibyawe abantu bose barabimenye, ariko babuze icyo babikoraho. Ariko ndagutangariza ngo nubwo babuze icyo babikoraho, Imana yavuganye nanjye ngije kubicyaha. Ala la bando siki de bini fore drome shaimando. Ije kubicyaha. Irabicyaha. Mama humura, irabicyaha. Papa humura, irabicyaha. Iyo ngwara irayicyaha. Vya bisazi bifata wa mugabo, biramujyana yibera mu misozi miremire. Dayimoni zimwabirizayo. Arababara. Ababarira mu misozi miremire kubera ingwara y'ibisazi. Akagera igihe ava mu musozi akamanuka akajya mu irimbi. Mbega umubabaro, mbega agahinda. Ibyo wahuye nabyo byaragutunguye, ariko ntabwo byigeze bitungura Imana.
Oh, haleluya, haleluya. Ntabwo byatunguye Imana, ariko we byaragutunguye. Niyo mpamvu Yesu ahagurutse kubicyaha, akava muri iyi misozi miremire uyu mugabo, akamanuka akajya mu mva. Muri iyi misozi miremire iyo yabagayo, icyambere yakoraga yavuzaga induru. Icya kabiri yikebeshaga amabuye. Iyo yamanuka akajya mu irimbi, naho yarasakuzaga, abantu bari bamuzi. Ikibazo cyawe abantu barakizi, ikigeragezo cyawe abantu barakizi. Mando de bando stide, umubabaro wawe abantu barawuzi, intambara uri kurwana abantu barazizi, ariko nzanye inkuru nziza. Haleluya, haleluya. Inkuru nziza nzanye ni inkuru nziza kugira ngo arabicyashe. Iyo dayimoni yagufashe igomba kukurekura ukidegembya. Arabicyashe. Haleluya, haleluya. Warangije uyu mugabo ahura n'umugabo, ahura n'undi mugabo atavogerwa. Narabwiye ngo umwanya umwe agaragara nk'intama, ariko undi mwanya akagaragara nk'intare. Ahura n'umugabo uruta abandi bagabo bose, ahura n'umugabo udasanzwe, ahura n'umugabo nakunze cyane, ahura n'umugabo twihebeye, ahura n'umugabo utagutetereza, ahura n'umugabo utagukoza isoni, ahura n'uyu mugabo bita Yesu. Ngamukubise amaso, aramubwira ngo duhuriye hehe? Umwana w'intama w'Imana. Uyu mugabo uyu mwanya ahita amenya Yesu. Abadayimoni baratuzi, kandi natwe abadayimoni imikorere yabo turayizi. Niyo mpamvu nyasha abo badayimoni bagufashe, niyo mpamvu nyasha uwo murozi yagufashe, niyo mpamvu nyasha izo mbaraga zatumye utabyara, niyo mpamvu nyasha izo mbaraga zatumye utarongogwa. Uyu mwanya ndazicyashe mu izina rya Yesu Kristo. Mando widi bini fota kode bini fore drome shando one mando. Haleluya, haleluya, haleluya. Uyu mwanya ndategetse ngo izo mbaraga zari zarafashe ubuzima bwawe, iyo kanseri yaraje itagutaguje, Yesu arahagurutse aje kuyikucyahira. Uwo mutwe ukomeye cyane Yesu arawuhagurukiye kuwucyaha, arabicyaha. Ya arabicyashe. Abadayimoni bamenya Yesu, Yesu nawe amenya abadayimoni. Mbere yuko abadayimoni bamumenya, Yesu yari yabamenye kera, kuko baramutanze kumuvuga duhuriye hehe. Ariyo dayimoni yagufashe igiye guhurira n'imbaraga z'Imana, ntabwo hazi, ariko inzira irahari yo guhuriramo n'imbaraga z'Imana. Mana irabicyashe sha. Abo bakugisha impaka irabagucyahiye. Abo barozi bakuroga ukaba umaze imyaka 5 utabyara, irabagucyahiye. Hari n'umubyeyi umaze imyaka 10 atabyara, abo badayimoni irabagucyahiye. Bando sikide bini fo paisandro bedeva. Agucyahira izo mbaraga. Ndumva Imana imbwira ngo ni nkubwire ngo irazicyahe. Yele bando sika. Abadayimoni babwira Yesu, baramubwira ngo utatwica urupfu rw'agashinyaguro. Bamusaba kuzoherereza mu mugano wari aho ngaho w'ingurube. Uwo mwanya bya bisazi babyirukana, Yesu amaze kubicyaha, byirukankira muri zangurube. Ariko wa mwanya zangurube nazo zose ziroha mu nyanja, zirapfa zirashira. Nta handi abadayimoni baba mu muriro wakumuriro n'amazuba. Icyaguhigaga nonaha Imana ikikuvanyemo, icyakugwanyaga nonaha Imana iragihagaritse. Murozi yakurogaga nonaha Imana iramucyashe. Imbaraga yose yirukanka ku buzima bwawe nonaha Imana irayihagaritse. Ode bandoska. Umugabo aba muzima, akira kuba muzima mu izina rya Yesu. Muzima, genda uvyare nk'abandi. Bakubwiye ngo bagiye kukuvana nko matrice kubera ibivyimba ufite. Ndavuguruje iyo migambi y'umwanzi.
ndayivuguruje, ntabwo iyo matrice yawe izavamo, ahubwo nyuma yo kuvamo akira gusama inda idakigatiwe n'ibivyimba. Ivyo bivyimba biri mu nda yawe Imana igiye kubimena, Imana igiye kubimena, kuko Yesu ahagurukiye kubicyaha. Mendo kasibano biara kude mando sandoleba, ahagurukiye kubicyaha. Mama arabicyashe, wari ugiye kuva muri urwo rugo ntabwo ukiruvuyemo, abadayimoni bari bakwirukankanye bari barukuvanyemo, Yesu arabagucyahiye. Ndabona umugabo yashatse umugore ariko ntiyashaka umugore, ashaka umudayimoni, ashaka umuzimu, ariko Imana ikwirukanye uwo mugore w'umuzimu. Oh, the bando siki the bini hope isika, kuko hari umubiri we uzi ariko hari n'undi mubiri utarabona, akubwira ko ari ibisanzwe. Iyo mugiye kuryamana ntabwo uwo mubiri ubona. Imana iramubwiye ngo ni umuzimu, ahubwo umunsi umwe yari ifite misiyo yo kugutwara. Imana igukijije uwo muzimu. Ikimenyetso, mwahuriye mu kabari ariko Imana iramubwiye ngo yirukanye uwo muzimu, iramubwiye ngo yirukanye uwo muzimu. Ikindi kimenyetso cya kabiri, arya cyane, Imana iragucyahiye. Lelele pando kositi panosika, Imana nkorera iragucyahiye. Ndashaka kugusenya. Umugabo agubwa neza, umugabo agubwa neza sha, akira kugubwa neza nawe. Izo mbaraga zikuniga Imana irazicyashe, akira gusinzira. Ivyo bitotsi wabuze Imana icyasha umudayimoni udatuma usinzira, akira gusinzira mu izina rya Yesu. Abo bazimu barara bakuniga, bakurotesha usambana, urasambana n'abantu utazi, nta joro nari mutarota usambana, nta niyo wirya uryamye ku manywa urasambana n'umudayimoni utazi. Imana irambwiye ngo ninkubwire ngo uwo mudayimoni yagusambanyaga, Imana imuguciyeho, Imana imuguciyeho, Imana imuguciyeho, Imana imuguciyeho mu izina rya Yesu. Imana iramwe ngo nimbabwire ngo hari abantu, hari abagore, hari abagabo birirwa basambana n'abadayimoni mu nzozi kandi uryamana n'umugabo wawe. Imana iramwe ngo mu cyimbo cyo kuryamana n'umugabo wawe usambana n'umuzimu ugusanga mu nzozi. Imana iramwe ngo uwo muzimu w'ubusambanyi, uwo muzimu gusambanya mu nzozi, uwo muzimu gusambanya muri aho ngaho uryamye, Imana irambwiye ngo uwo muzimu urakurekuye. Bokisidi bando declarema, niyo usambana n'uwo muzimu uzinduka intege zacitse, ariko Imana iramwe ngo uwo muzimu Imana iwirukanye ku buzima bwawe. Ndashaka kugusengera, ndashaka kugusengera, ndashaka kugusengera. Ndumva Imana imbwira ngo hari abadayimoni ibihumbi n'ibihumbagiza, ibihumbi n'ibihumbagiza, ibihumbi bigera muri 7 vyafashe u Rwanda rwose. Abadayimoni b'ubusambanyi, aba badayimoni b'ubusambanyi ntibatinya icyuricyo, ntibatinya ngo umuntu w'Imana, ntibatinya icyuricyo. Imana iramwe ngo abadayimoni 7,000 ebine sikladrome, Imana ibirukanye muri iki kirere cyacu cy'u Rwanda. Imana ishimwe. Waneko pasika, Imana irabirukanye. Ndashaka gusenga. Mana ndagushimiye, uri Imana ikomeye, wirukanye abadayimoni bakomeye muri iki gihugu cyacu, wirukanye umudayimoni w'ubusambanye mu gihugu cyacu mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze guhera kuri uyu mwanya, uyu muntu mucyahira uyu mudayimoni, uyu muntu mucyahira uyu muzimu, uyu muntu mucyahiriza imbaraga kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze kuko uri kumwe nawe mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen, amen. Shalom, shalom.